Yesu Kristo umwami umukiza wacu nashimwe kandi arushaho guhabwa icyubahiro. Twongeye kunezezwa n'Imana mu mutima wacu kuko Imana ikomeje kuba mu ruhande rwacu, ibishimirwe kandi ibihererwe icyubahiro. Mbere na mbere twongeye gufata uyu mwanya dushimira inshuti zacu, abari mu Rwanda, abari hanze y'u Rwanda, aho muherereye hose hirya no hino ku mpande enye uko zigize isi. By'ukuri nezezwa n'Imana mu mutima wanjye yabampaye kugira ngo tujye dufatikanyiriza hamwe gukurikira no kumva ijambo ry'Imana. Imana yacu niyamamara. Nk'uko bisanzwe muhawe cisha ijambo ry'Imana, ibiganiro biri mu buryo butandukanye. Uwiteka abishimirwe kandi abihererwe icyubahiro. Ni ya nshuti yanyu Joel Hamugisha, umuyobozi w'urubuga rugari YouTube channel, yongeye kubasuhuza. Muraho, amahoro ya Kristo abe kuri mwe. Munyemerere nk'uko bisanzwe mukore subscribe, share, comment, link, ndetse mukande no kukazogera kugira ngo umwanya ku mwanya ubwo tuzajya ducishaho ijambo ry'Imana rijye ribageraho ku gihe, kandi nimusangize abavandimwe, inshuti, ijambo ry'Imana kugira ngo nawe ribashe kubageraho. Muramukoze mudufashije ivugabutumwa. Yesu abahe umugisha. Munyemerere mbere kugira ngo dutangire uyu mwanya wo kubagezaho icyo Uwiteka ntegetse kubagezaho, tubanze dusenge Imana. Mwese mwegerane dusenga n'Imana, nitumara gusenga noneho tubagezeho ibyo Uwiteka ampaye kubagezaho uyu mwanya. Mwami Yesu, Imana ikomeye, Imana ikiranuka, haleluya. Imana iri hejuru y'amajuru, Imana yabayeho byose bitarabaho, Imana yahanitse ikirere z'inyanja, Imana yategetse ibiguruka biguruka nta moteri bifite, Imana yo kwizerwa no kwiringirwa, Imana y'ubutware, Imana yitwa ndiho, Imana izahoraho, Imana yera, Imana izabana n'abera, iri mu gihugu cy'abera, mu ijuru ry'amahoro. Nyemerera Uwiteka nyagora ku ngoma, mu bubasha n'ubushobozi bwawe, mu bubasha n'ubushobozi bwawe. Nyemerera uyu mwanya tugiye gufata tuganiriza itorero ryawe, ijambo ryawe. Mbasabiye imbaraga, mbasabiye umugisha, mbasabiye Kristo kuba muri uyu mwanya bagubwe neza. Ijambo untumye kubagezaho ribe ijambo rigirira abantu umumaro, ribe ijambo rifasha ubwoko bwawe, ribe ijambo Uwiteka nyagora ku ngoma ribasha kugira rikura abantu rigire naho ribageza. Urakoze Kristo Yesu, amina. Urakoze kuko wumvishe gusenga no kwinginga mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ishimwe kandi Imana yacu yabwa icyubahiro. Mufate Bibiliya zanyu dusome ijambo ry'Imana riri hano muri Yeremiya igice cya mbere umurongo wa 5. Ni ijambo rivuze ngo nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko, ngushyiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga, amen. Nuko ndavuga ati nyamuneka Nyagasani Yehova, ndore sinzi kuvuga, ndi umwana. Ariko Uwiteka arambwira ati wivuga uti ndi umwana, kuko abo nzagutumaho bose uzabasanga kandi icyo nzagutegeka cyose nicyo uzavuga, amen. Iri jambo ry'Imana bene data riratubwiye ngo nakumenye ntarakurema. Reka mubwire mama, uko byagenda kose Imana mu bubasha bwayo, mu bushobozi bwayo, mu mbaraga zayo, mu gukora kwayo, amen, mu butatu bwera bwayo, reka mubwire Imana y'ubwayo yakumenye itarakurema. Wari uzi ko Imana, haleluya, yakumenye itarakurema? Wari ubizi? Ni ukuvuga ngo mbere y'uko ubaho Imana yo, haleluya, haleluya, mbere y'uko ubaho Imana yo yari ikuzi, mu butatu bwera bwayo yari ikuzi, burya wowe wari uriho. Iri jambo riravuze ngo igushyiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Bishatse kuvuga ngo Imana
mu cyubahiro cyayo umurimo ukomeye yabanjije gukora nuko yo yakumenye itaragira ute itarakurema. Haleluya. mbere yuko uza hano mu isi Imana ishimwe, burya wari uriho. iyo yaba utariho, haleluya, ntabwo uba warisanze hano, ariko mu bushobozi bw'Imana, mu mbaraga z'Imana irangijeyo, amen, kumenya itarakurema. Nge naratekereje mu rushakashatsi nsanga mbere yuko tuza hano mu isi burya twari turi kumwe n'Imana. Sinzi nimba ubyumvishe. mbere yuko tuza hano mu isi twari kumwe n'Imana. wasanga mwaya nama yateranye ubwo Yesu Kristo, haleluya, inama yateranaga bashaka uwaza gucungura umuntu, amen, mu bizima barahakana. wasanga burya natwe twari turimo. Imana ishimwe. irangije aravuga ngo nakwejeje utaravuka. bishatse kuvuga ngo amen, uko byagenda kose Imana yo yakwejeje utaravuka. kenshi na kenshi hari igihe mubona umuntu udakijijwe, utazi Imana, mbese ari n'umupagani wibereye aho ngaho ku buryo nta byiringiro by'agakiza wamubaraho, ariko ejo bwacu ukabona yagize ute yakijijwe. uriya burya iba yaramwejeje ataravuka. bishatse kuvuga ngo umuntu Imana yejeje ataravuka, ndafashije, umuntu Imana yejejwe ataravuka, ni ukuvuga ngo uko byagenda kose, haleluya, haleluya, Imana iramukurikirana. Imana ikurikirana umuntu yejeje ataravuka. Imana ni ukuvuga ngo imuhozaho amaso yayo, Imana imuhozaho ukuboko kwayo, Imana imuhozaho imbabazi zayo. Imana yatwejeje tutaravuka. bishatse kuvuga ngo mbere yuko twezwa hano, mbere yuko twitwa abakristo, mbere yuko twitwa abana b'Imana, mbere yabyo burya twari abana b'Imana. ndafashije. Imana ishimwe, uyu muntu Imana yejeje ataravuka, ni ukuvuga ngo Imana ntabwo ijya imuterana. umuntu Imana yejeje ataravuka, abantu bamwaturiraho ibibi, Imana ikabitesha agaciro. sinzi niba ubyumvishe. umuntu Imana yejeje ataravuka bamuteza amahembe kuko yejejwe ataravuka, Imana ikayatesha agaciro. umuntu Imana yejeje ataravuka, haleluya, haleluya, bishatse kuvuga ngo bamutega uko bwije n'uko bukeye, Imana ikavuguruza imigambi yabo. umuntu Imana yejeje ataravuka, nyambwira abantu ngo ntawe wabasha kumurwanya ngo amushobore, ntawe wabasha kumurwanya ngo agire icyo amutwara. uwo yejejwe ataravuka. ubundi wejejwe utaravuka. uyu muntu Imana yejejwe ataravuka, nta kintu na kimwe gishobora kumutera ubwoba. uyu muntu Imana yejeje ataravuka, ni ukuvuga ngo ibitero byose yagabwaho cyangwa se agabwaho, Imana ibitesha agaciro. uyu muntu Imana yejeje ataravuka, nyambwira abantu ngo haleluya, haleluya, nta kintu na kimwe kibasha kumugiraho ububasha, kuko Imana yamuhaye imbaraga irangije imweza ataravuka. muvuge ngo amen. bishatse kuvuga ngo uwejejwe ataravuka, uko byagenda kose kwera kw'Imana kumuhoraho. uyu muntu Imana yejeje ataravuka agendana ubudahangarwa budasanzwe. uyu muntu Imana yejeje ataravuka, haleluya, haleluya, nta kintu na kimwe gishobora kumutera ubwoba. uyu muntu Imana yejeje ataravuka, oh haleluya. ijambo ry'Imana ryo rivuga muri ibyo aravuga ngo ab'Imana yahetse ku mugongo wayo bazarinda basaza bacumba umunyenga. uyu yejeje ataravuka uko azarinda asaza, imvi zizarinda ziba uruyenzi, Imana ikimuhetse. ndafashijwe. uyu muntu Imana yejejwe ataravuka, ni ukuvuga ngo imvi zizasaza, yamuhetse, yaramwejeje, irangije Imana iramuheka. mama, nimba Imana yaraguhetse utaravuka urahirwa. nimba Imana yarakwejeje utaravuka urahirwa. mugabo, nimba Imana yarakwejeje utaravuka, he kugira ibigutera ubwoba, urahirwa. wa musore we urahirwa, nimba Imana yarakwejeje utaravuka. uyu umuntu Imana yejeje ataravuka, umuntu Imana
yejeje ataravuka. Ni ukuvuga ngo haleluya haleluya, Imana ikiranuka, haleluya. Shere fode taya sini mola ayasika, shere fode taya sile. Amen. Pele oui nimo yasika shalaba lagambianse naneta la oui nimo la ayasika shita la fode sase. Imana ishimwe. Yasile le fode taya sika shalaba lagambianse. Ndagushimiye kuko uri Imana ishobora byose. Uyu mwanya narindi mu murimo wawe, ariko ndasenze kugira ngo uwite nawe aringe, ahubwo habe wowe mwami w'ababisi. Haleluya. Iri jambo urishyigikire abari kure fode taya sinimo sheta lawi nimo yasika shalaba lagandia sile fode sas. Amen. Amen. Iri jambo rigirire umumaro abantu bawe, kandi birashoboka ko hari abantu bare mwari abana bawe, ariko bageze muri isi bitandukanya nawe, none basigaye bitwa abantu bawe. Ndasenze kugira ngo Uwiteka ushyigikire iri vugabutumwa, abantu bakurikira iri vugabutumwa ribagirire umumaro, rigire aho ribakura kandi rigire aho ribageza ku bijyanye n'ubwunganizi bw'uru rugendo. Urakoze kumvisha gusenga no kwiginga, karuke kuganza no gutegeka, tubisabye twizeye izina rya Kristo Yesu. Amina. Haleluya. Umwami umukiza n'umucunguzi wacu. Amen. Amina. Amen. Shalom shalom. Amahoro ya Kristo abe kuri mwe. Ndabakunda cyane. Itaramurema ni ukuvuga ngo uko waba uri kose, uko waba ugenda kose, Imana irakuzi. Imana izi amazina yawe, Imana izi imyitwarire yawe, Imana izi imitekerereze yawe, Imana izi uburyo witandukanyije nayo, Imana izi uburyo mbese wagiye witwara bitahesheje Imana icyubahiro. Icyo usabwa rero nuko wagerageza ugashyiraho umwete, ugashyiraho ishyaka, ukagaruka mu mubare w'abana b'Imana, we kwitwa umuntu w'Imana. Kwitwa umuntu w'Imana no kwitwa umwana w'Imana ni ibintu bigize ute bitandukanye. Burya jya mbwira abantu ngo Abanyarwanda bose ni abantu b'Imana, abanyamahanga ni abantu b'Imana, abakomeye n'aboroheje ni abantu b'Imana, ariko birashoboka kuba atari abana b'Imana. Kwitwa umwana w'Imana nuko uba warabaruwe, nuko ushobora kuba wirinde cyane igisa nacyo, na mu gihe byabaye ngombwa kunanirwa ukakigwamo, ukamenya ko waguye mu cyaha ugahindukira Uwiteka ugasaba Imana imbabazi. Umwana w'Imana, Imana imuhangaho amaso. Imana nta munsi n'umwe Imana ijya imutererana. Yesu Kristo adushyigikire kandi arushaho kuduhaza ibyiza n'ibyishimo. Nkubaze, mbese mu mitekerereze yawe, mu myitwarire yawe, urumva uri umwana w'Imana cyangwa uri umuntu w'Imana? None se mu myitwarire yawe ko Imana yakumenye itarakurema, aho ugereye muri iyi si, urumva Imana ishobora kuba ikikuzi cyangwa se ntabwo ikikuzi nk'umwana wawe? Iyo yakumenye itarakurema ariko ugeze muri iyi si, imyitwarire yawe irakwemeza ko ukiri umwana w'Imana. Imyitwarire yawe irakwemeza ko Imana ikikuzi. Imyitwarire yawe irakwemeza ko Imana mbese ikigufite ku rutonde rw'abana bayo, cyangwa se witandukanyije nayo ntabwo Imana ikikuzi. Hari abantu nyine bitandukanyije n'Imana, ariko nababwiye ngo umuntu wese Imana yaremye utuye kuri iyi si, iyi mesaje yakire, Imana yakumenye itarakurema. Ariko ugeze muri iyi si ukora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka, bigutera gutandukana n'iki? N'Imana. Ariko mu mugambi wayo Imana yo
yakumenye itarakurema, yanagushyiriyeho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Aho guhanurira amahanga urangije urabivangavanga, witwara uko wishakiye, ukora ibyo wishakiye, ugenda uko wishakiye. Ni ukuvuga ngo imigendere yawe n'imivugire yawe ntabwo ihesha Imana icyubahiro, ahubwo itukisha izina ry'Uwiteka. Imana idufashe kandi Imana yacu itugire neza. Ijambo Imana yarikize ku mutima wanjye ni ijambo rivuga ngo, rifite intego ivuga ngo uko byagenda kose Imana yo yakumenye itarakurema. Izi migendere yawe, izi myicarire yawe, izi mivugire yawe, izi mitekerereze, ni ukuvuga ngo uko ugenda kose Imana irakuzi kuko yo yakumenye itarakurema, kandi gushyiraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Yesu Kristo umwami umukiza wacu aduhana umugisha. Ijambo Imana risize ku mutima wanjye kugira ngo uyu mwanya ndibagezeho n'iryo ngiryo. Yesu aduhane umugisha. Amahoro ya Kristo. Ciao ciao. Yesu aduhaze ibyiza. Ndabakunda cyane. Nkuko bisanzwe nimero ni yayindi 078 078 58 55 1 078 58 kuba kwifuza kudutera inkunga kugira ngo uyu murimo w'Imana urusheho kwaguka. Dukeneye ibikoresho byo dukoresha telefone, ariko turi gusenga Imana kugira ngo izaduhe ibikoresho, kamera ndetse n'amamikorofone kugira ngo na machine, kugira ngo ubwami bw'Imana bujye burushaho kwaguka, tujye dukora umurimo w'Imana yaduhamagara bivuga butumwa bitatugoye. Yesu abamugisha kutugezaho ibitekerezo, inama, ubwunganizi ndetse n'abakwifuza kutugira inama cyane. Rwose nimero niyo ngiyo mwatuvugisha kugira ngo uyu murimo w'Imana tubashe kuwukora, kandi nta kintu na kimwe kibasha kuba inkomyi kugira ngo uyu murimo w'Imana ntukorwe. Murakoze, ndabakunda cyane kandi mbahoza ku mutima. Amahoro ya Kristo. Umuntu Imana yeje ataravuka, ni ukuvuga ngo nta kintu na kimwe gishobora kumutera ubwoba. Haleluya, haleluya. Yarangije aravuga ngo haleluya, ngushyiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Impamvu duhanurira amahanga, twebwe ntabwo ari ibintu byaje bidutunguye, kubera Imana ishime. Impamvu duhanurira amahanga, nari nkubwiye ngo ntabwo byatunguye Imana, natwe ntibyadutunguye, ahubwo turi gusoza misiyo iri mu by'Imana yatwereje tutaravuka. Imana ishime. Harahirwa umuntu Imana yejeje imushyiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Impamvu mubona abantu b'abapastori ntabwo byabatunguye, babyerejwe bataravuka. Natwe rero twerejwe uyu murimo dukorera Imana tutaravuka. Impamvu mubona tuvuga Imana haleluya, haleluya, nuko ni isezerano riba riri kugira ute, riri gusohora. Haleluya, haleluya. None ushobora kuba utari umuhanuzi, ariko ejo ukaba uri wabyerejwe utaravuka. Imana igushyiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Kuba umuhanuzi uhanurira amahanga, uhanurira amatora atandukanye, uhanurira amadini atandukanye, uhanurira amahanga atandukanye. Abari muri Amerika turabahanurira, abari muri Canada turabahanurira. N'ubundi mu bahanuzi sinzi ni muri kubyumva. Umuhanuzi uhanurira amahanga, ngwesheje umugisha mu mbaraga z'amasengesho, mwaturiwe gutabarwa n'Imana, mwaturiwe kurengerwa n'Imana, mwaturiwe kugirirwa neza n'Imana. Haleluya. Ubu umuhanuzi uhanurira amahanga. Reka mbabwire mama, impamvu duhanura ntabwo ari byo twishaka, muri byo ndikubabwira, nuko twebwe nuko mu isezerano Imana yadusezeranyije tutaravuka. Umva iryo jambo, tutaravuka. Iryo ni ryo riri kugira ute, riri gusohora. Izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Ndagira ngo mbabwire ngo harahirwa umuntu Imana yejeje ataravuka. Harahirwa umuntu Imana, haleluya, haleluya, yamenye itaramurema, imushyiriraho kuba
umuhanuzi uhanurira amahanga. Izina ry'Uwiteka rishimwe. Ndagira ngo mbabwire ngo uko byagenda kose niwikomeze kuri Kristo, kuko wowe kukwikomeza kuri Kristo kwawe nibyo bizatuma Imana ikomeza kuba bugufi bwawe. Imana ishimwe. Reka mubwire ngo uko waba uri kose, uko waba ugenda kose, uko waba ukora kose, uko waba witwara kose, mbese Imana yo yakumenye itarakurema. Nimba yarakumenye itarakurema, inzira urimo zose, uburyo uri kwitwara bwose imbere y'Imana, Imana irabyitegereza. Nimuvuge ngo Imana idufashe mu izina rya Yesu. Bishatse kuvuga ngo uyu muntu Imana yamenye itaramurema, ni ukuvuga ngo yaba akijijwe yaba adakijijwe, Imana iramuzi. Nari mvuze ngo uyu muntu Imana yamenye itaramurema. Nta muntu Imana yaremye itaramumenya. Ni ukuvuga ngo twese yatumenye, waba ukijijwe yakumenye itarakurema, waba udakijijwe yakumenye itarakurema, ahubwo imyitwarire yawe niyo igutandukanya n'iki? N'Imana. Bishatse kuvuga mu myitwarire yawe niyo igutandukanya n'Imana. Ariko Imana yo ni ukuvuga ngo mbere y'uko ikurema, mbere y'uko ikurema mu nda ya mama wawe, ni ukuvuga ngo yo yari ikuzi. Ni ukuvuga ngo yo yakohereje nk'uko yohereje Yesu. Yesu Kristo nawe yamumenye itaramurema, imushyiraho ku muhanuzi uhanurira amahanga. Wibuke ko Yesu Kristo nawe yavutse nk'uko twavutse, abaho mu buzima nk'uko twabayeho, ariko Imana yari yaramushyiriyeho kuba umuhanuzi uzahanurira amahanga. Narigize ngo nkubwire ngo uko byagenda kose, Imana yakumenye itarakora. Nari mubwiye ngo waba ukijijwe waba udakijijwe, Imana yakumenye itarakurema, igushyiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Uretse ko abantu bageze hano muri iyi si barahinduka, abari abana b'Imana none basigaye bitwa abana b'Imana. Abantu barahindutse bibatandukanya n'Imana. Abari abana b'Imana bahinduka abantu b'iki? Abantu b'Imana. Ariko umuntu wese